Mwami Yesu turagushimye, twongeye kuguhimbariza ineza n'urukundo byawe. Yesu uhabwe icyubahiro. Twongeye guca bugufi rero turagutumbiriye, tuguhamagarira kugira ngo uze ubane natwe muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Turasaba Mwuka Wera ngo aduhumekere, atugwireho cyane mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kandi aherekeze ijambo ryawe Kristo Yesu, kugira ngo abantu bazabashe kwemezwa, Umwuka Wera azabashe kwemeza ijambo ryawe, bazemezwe n'ijambo ryawe. Kandi turakwinginze ngo uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza, kugira ngo abatazemezwa naryo bazemezwe n'imirimo iriherekeza. Tuzi ko ijambo ryawe rifite imbaraga, kandi ijambo ryawe ni ukuri. Mwuka Wera akingura imitima y'abazaryumva, kugira ngo rizahindure imitekerereze yabo, ryubake ubuzima bushya. Izina ryawe Yesu rishyirwe hejuru. Turagushimye rero, dusabiye abari mu mpande enye z'isi rizageraho, kugira ngo bose bazanyurwe naryo, rizahindure ubuzima, ryubake ejo hazaza, kugira ngo babe ishyanga rizima rinezeza umutima wawe Mwami. Ubwami bwawe bwururuke rero mu mitima yacu, turusheho kukubaha no kukumvira, kandi tugendane nawe mu nzira wifuza ko tugendamo. Urakoze Mucunguzi, ni wowe waduhamagaye. Turagusaba kugira ngo twambikire imbaraga muri uyu muhamagaro, tubashe kuwukomereramo, kugira ngo tujyane umusaruro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Data, turagushimye ko ubikoze nk'umubyeyi, mu izina rifite imbaraga ariyo Yesu Kristo. Amen. Bene Data bakundwa, tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana. Turaganira ku kintu cyitwa inzitizi z'umuhamagaro. Imana yaraduhamagaye kugira ngo tugire akamaro mu gihe cyacu, igihe turi hano ku isi tugire akamaro mu bwami bwayo, tubashe kubaka imitima y'abantu, tuyubake mu bwami bw'Imana, isohoke mu bwami butari ubwayo, hanyuma yinjire mu bwami bwayo, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro kubw'abantu yaremye. Turasoma amagambo ari mu Bakorinto ba kabiri, ibice 10 umurongo wa 3 n'uwa 5. Inzitizi z'umuhamagaro. Na Bakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose, ngo tubigomorore Kristo. 6. Kandi twiteguye guhora kutumvira kose, ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Amen. N'amagambo intumwa y'Imana Pawulo yandikiye Abakorinto. Aba bari mu ntambara no mu mpaka nyinshi, bapfa ibintu bitandukanye. Hanyuma Pawulo arabandikira, abahugura, abereka uburyo bakwiye kwitwara n'ibyo bakwiye kwitondera. Hano aberetse intambara abantu barwana. Intambara turwana akenshi twibwira ko ari ziva hanze, izo duterwa n'iy'isi n'abayituye, tukaziterwa n'umubiri twambaye, zisunitswe n'umubi ari we Satani. Ariko hano ntabwo ibyo beretse. Arabwiye ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Yumva ikintu avuze gikomeye, ngo izi ntwaro zacu tugendana, abantu b'Imana
abamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe bakamenya icyo bahamagariwe bakinjira mu muhamagara bahamagarira, abangaba baba batangiye intambara. Iyi ntambara ya mbere rero niyo gusenya ibihome hanyuma bakabikubita hasi. Icya kabiri bakora ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Icya gatatu ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo. Ibi ni ibintu bikomeye, icyitwa ibihome, impaka, hanyuma hakaza no gukubita hasi ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatanira ibitekerezwa mu mitima. Iyi ni intambara ibera mu bwonko bw'umuntu, ntabwo ari intambara ibera hanze, ntabwo ari intambara tujya kurwana tugombye kwiriza 4-5 ngo turare ubutayu. Iyi ni intambara ibera mu mitekerereze y'umuntu. Umuntu afite ibice bitatu. Imana ihamagara uwo muntu muri ibyo bice byose uko ari bitatu. Ibishaka ko ibyo bice uko ari bitatu byitaba Imana, ntabwo ari ukwitaba Imana byo gupfa, ni ukwitaba hanyuma bikajya kureba icyo ubihamagaye abishakira, bikemera kugishyira mu bikorwa bitazuyaje. Iyi ntambara rero irakomeye. Niyo rero Pawulo yandikiye Abakorinto, kuko iyi ntambara barayirwanye ariko ibatsinda umunsi ku wundi. Hano aravuze ngo dukubita hasi intwaro 4, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo zigira imbaraga imbere y'Imana ishobora byose zo gusenya ibihome. Hano turaza kureba ibihome uyu mugabo yavugaga. Ibi ni ibihome 7 turaza kubireba. Turibaza ngo umuhamagaro ni iki? Hanyuma turebe ibihome 7 bizitira umuhamagaro. Hano rero Pawulo amaze kwandikira aba bantu abatumyeho, arabwira ngo dore mwebwe intambara murimo murwana rero zifite inkomoko, ni intambara zo mu mitekerereze, ntabwo ari intambara ziva hanze. Hari ibyo abantu bizeye, hari ibyo abantu bumvise, hari ibyo abantu bize, hari ibyo abantu babonye, hari amateka bafite. Ibyo byose nibyo biba muri bo bigatuma Imana itinjira ngo itegeke umuntu imuyobora uko ibishaka. Iki ni ikintu kigoye umuntu rero. Mu bice bigize umuntu ari ibice bitatu. Igice cya mbere ni icy'umwuka. Iyo umuntu yakiriye agakiza akakira mu mwuka, kuko Imana ni umwuka, yinjira mu mwuka. Igice cy'umwuka kigizwe no guhishurirwa, kigizwe n'ubusabane n'Imana, kigizwe n'umutimanama. Iki gice cya mbere cy'umwuka ariho twakira Imana, Imana nizi kicara, Imana yicara mu mwuka kuko ni umwuka. Iki gice cy'umwuka kigizwe no guhishurirwa, ubusabane n'Imana, kikagirwa n'umutimanama. Igice cya kabiri ni igice cy'ubugingo. Birika tubwira ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubugingo bugizwe n'ibitekerezo, bugizwe n'amarangamutima, bugizwe n'ubushake. Umuntu nutekereza, umuntu tumenyera ku bitekerezo bye, umuntu tumumenyera mu byemezo afata, umuntu tumumenyera ku marangamutima. Atekereza ate? Akora ibiki? Ese amahitamo ye ni ayahe? Ibyemezo bye bisa bite? Aho niho turebera umuntu. Ubu niwe muntu nyawe. Ubu nibwo bugingo rero biri tubwira buzabona Imana. Umuntu w'imbere ari wo wa wundi uryama ku buriri hanyuma ukabona wahagurutse wagiye. Uwo mubiri uri ku buriri waryamye, ariko umuntu yasohotse mu mubiri yagiye. Ubwo nibwo bugingo. Ni bya bitekerezo, ni ya marangamutima, ni bwa bushake hamwe hafatirwa ibyemezo. Uyu muntu ngo aratekereza, yashaka kugura ikintu cyangwa kujya ahantu, arabanza akicara agatekereza. Yamara gutekereza agashyira mu marangamutima, akumva ko ibyo bintu binoze cyangwa bitanoze. Byaba binoze agafata icyemezo agashyira mu bushake, akabanga ibintu abikora.
byaba bitamunoze bitamunogeye akavuga ngo ibi ngibi simbikora, uwo niwe muntu. Ubugingo bikavuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Igice cya gatatu gize umuntu ni isanduku y'inyuma tureba, ariyo twe twita umuntu, ariko uyu si we muntu, ahubwo iyi ni isanduku itwaye umuntu yitwa umubiri. Umubiri ugizwe n'amaraso, ugizwe n'inyama, ugizwe n'amagufa. Umubiri ugizwe n'inyama, ugizwe n'amagufwa, ugizwe n'amaraso, ukaba ariyo sanduku umuntu atura. Mu rwango niyo sanduku itwaye umuntu, niho umuntu atura hanyuma akawugendamo. Umuntu yaryama agasinzira, umuntu agasohokamo agatembera akagenda, akaba yajya mu isoko, akaba yajya mu nama, akaba yajya muri biro mu kazi, akaba yaba mu ndege yari mu ngendo. Ariko umuntu araryamye mu buriri we, akabona ari mu kindi gihugu, akabona ari mu kirere mu ndege, akabona ari mu mazi mu bwato, akabona mu ishuri ariga, akabona ari mu mirimo itandukanye hirya no hino, kandi ari mu buriri we aryamye. Umubiri uraryamye ariko umuntu yagiye. Ubwo ni bwa bugingo, aribyo bitekerezo, ariyo marangamutima, aribyo bushake. Rero ibice bigize umuntu n'ibyo ngibyo Pawulo rero ngo abandikire arabwira ngo dore intambara turwana si nk'iz'abantu, ariko intwaro zacu zifite imbaraga imbere y'Imana ishobora byose, haleluya, zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ibihome bifata ku bwonko. Uyu ni umugese ugenda ugafata ku bwonko. Ubundi umuntu tumurebera mu bitekerezo bye, ntabwo hatekereza umutima, hatekereza ubwonko. Umutima wo mu bwonko niwo abantu barora. No kwakira agakiza ntabwo tukakira mu mutima uyu wo mu gatuza, uyu mutima mu gituza, uyu ni uw'amaraso, ahubwo tufite umutima uba mu bwonko, uwo ni wo wakira ubumana. Iyo umuntu atarakira ubumana muri we, aba afite ubushitani ku bwonko. Iyo ubumana bwinjiye, ubushitani burasohoka. Iyo ubushitani bukirimo, ubumana ntibuba burimo. Uyu muntu rero afite amahitamo y'uko agomba guhitamo ubumana cyangwa akagumana ubushitani. Iyo umuntu atari yakira agakiza, igice cye cy'ubugingo kiba gipfuye, igice cy'umwuka kiba gipfuye, igice cy'umubiri kiba gipfuye. Niyo mpamvu birivuga ngo aba bantu ni intumbi. Birayita abantu batarakizwa, batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, batarakira agakiza, abangaba bita intumbi. Ni intumbi z'ibyaha, nubwo tubabona ari bazima bagenda, ariko mu mwuka barapfuye. Uyu muntu rero abagenzurwa na Satani, aragenzura umwuka we awicayemo arawukoresha, aragenzura ubugingo bwe abwicayemo arabukoresha, umubiri akawukoresha uburetwa. Ugasanga umuntu arakora ibyo adashaka, arakora ibyo atemera. Uyu munsi arihana ibintu, ariko ejo kongera akabisubiramo. Nubwo ashaka gufata ibyemezo, ntabwo yitegeka. Afite umuntu umutegeka, afite umuntu umukoresha, afite umuntu umutekereza. Ujya kumva uko umuntu aratukanye, ukareba umuntu utukanye, ukareba igihagararo cye, ukareba ubwenge afite, wakumva igitutsi avuze cyangwa amagambo amuturutse mu kanwa, ukavuga ngo uyu muntu yapfuye ahagaze. Wareba ibikorwa bye ukavuga ngo yewe uyu ni bwiza bupfuye ubusa, mashuri apfuye ubusa. Bivuga ngo uyu muntu turamubona nk'umuntu w'igitangaza w'igihangange, ariko Satani kubera ko amwicayemo, yicaye mu mwuka we, yicaye mu bugingo bwe, arakoresha umubiri. Iki kiba ari ikibazo rero. Rero ni byiza ko abantu bakwiye kumenya izi ntambara. Pawulo rero arabandikiye arabwira ngo intambara turwana si ziva hanze, turarwana n'ibihome byafashe mu bwonko. Uyu ni umugese ukeneye ibintu biwukuba kugira ngo bisohoremo.
kugira ngo uyu muntu azahinduke abe umuntu muzima, izi ntambara zineshe, ntabwo asabwa kubwirizwa, birasaba kwigishwa. Mu nsengero aho tuba, hirya no hino aho tugenda, aho dukorera Imana, nta nyigisho zikihaba. Aha abantu bibereye mu kubwirizwa. Kubwirizwa gukora ku marangamutima, ntabwo kubwirizwa gukora ku bwonko, gukora ku mitekerereze. Inyigisho icyo zimara, zikora ku bwonko bw'abantu, zigahindura imitekerereze, imyumvire igahinduka, amarangamutima agahinduka, ibyemezo umuntu yafataga bigahinduka, ubushake bwe bugapfa, amarangamutima yagapfa, imitekerereze igapfa, agasigara atekerezwa n'Umwuka Wera, akayoborwa n'ijambo ry'Imana. aho bitubwira ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose abo nibo bana b'Imana. Haleluya. Iyo rero tutarabasha kuyoborwa n'Umwuka Wera ngo tugendere mu ijambo ry'Imana, amahame yacu abe ari mu byanditswe byera, Umwuka Wera duhishurire muri ibyo byanditswe, atuyobore mu nzira igendanye n'ibyanditswe, icyo gihe tuba tugifite kamere, turaba kamere, turacyagendera ku mitekerereze yacu nk'abantu, turacyagendera ku marangamutima yacu nk'abantu, turacyafata ibyemezo byacu bya kimuntu. Ni ukuvuga ngo umwami udushoreye ni Satani, turacyafite ubushitani ku bwonko. Rero kugira ngo ubushitani ku bwonko buzaveho, birasaba gusobanukirwa ibintu, kukamenya izi ntambara, kuko aratubwiye ngo intambara turwana ntabwo ari nk'iz'abantu, ariko imbere y'Imana twebwe dufite imbaraga zo gusenya ibi bihome, hanyuma tukabikubita hasi, tugakubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyireje kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezo mu mitima. Urumva nerekana imitekerereze y'umuntu. Hari impaka ziba mu mitekerereze, ziza mu bwonko, zikavuga ngo ibi ngibi oya, ibi ntabwo ari ibyanjye, ibi jye sinabijyamo, aba sinabayoboka, aba ntabwo ari bene wacu, aba ntabwo dusa, aba ntiduhuje ubwoko, aba ntiduhuje ururimi, aba ntabwo duhuje ingendo, aba ntidufite imico imwe. Urumva abantu bakaba muri bene iyo mitekerereze, bakaba muri iyo myumvire, izo mpaka zikabajyana kure, zigatuma batamenya Imana. Hari usanga avuga ngo jewe urwego rw'amashuri yanjye ntabwo runyemerera kuba muri aba ngaba, undi ati icyubahiro cyanjye ntabwo kinyemerera kugenda hariya, undi ati kubera ubutunzi ntunze ntabwo bunyemerera kuganira na bene aba. Izo ni impaka ziri mu mitima y'abantu, ni imitekerereze abantu bagifite. Izo mpaka ntizibera mu mutima wo mu gatuza, uyu nguyu usunika amaraso, ahubwo zibera mu mutima uri mu mutwe, uri mu bwonko. Ubwonko bw'umuntu nibwo buyobora ubuzima, nibwo butanga icyerekezo, nibwo buhumekera umubiri wose kugira ngo ubashe gukora ugushaka kw'Imana cyangwa se ukwange. Aha rero niho Pawulo yavugaga mu bwonko, kuko nirwo ruganda rw'ibitekerezo, nirwo ruganda rw'amarangamutima, nirwo ruganda rw'ibyemezo. Hano rero iyo umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, iyo umuntu atarakira agakiza, aba apfuye mu mwuka, apfuye mu bugingo, apfuye mu mubiri. Uyu muntu atuwemo na shitani, afite ubushitani ku bwonko. Birasaba ngo yakire agakiza, hanyuma ubushitani busohoke mu mwuka, noneho nimara gusohoka yakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Namara kwakira Yesu yicare mu mwuka we. Iyo Satani asohotse mu mwuka, umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ntabwo Satani asohoka ngo agende, ahubwo yinjira mu bugingo, agatangira gukoresha ubugingo bw'umuntu. Ubugingo bw'umuntu abwicaramo, akaba ari uyobora ibitekerezo, akaba ari uyobora amarangamutima, akaba ari uyobora ubushake, agasigara gukoresha ugushaka kwe, akaguhitishamo ibyo we ashaka, akakujyana mu nzira yifuza, akavuga ngo ntacyo. Rero nubwo wakijijwe, nubwo wakiriye agakiza, ariko ubugingo bwe nzabuzirika, ntabwo uzakorera iyo Mana, ntabwo uzagenda mu nzira Imana igushakamo, uzagenda uko nshaka, uzagenda ukore ibyo ukora, ariko ugaruke gukoresha ibyo yewe nagennye ko unkorera.
abantu twita ngo n'abakristo ba kamere, usanga umuntu ari mu mirimo w'Imana, afite ibintu akorera Imana, ariko agifite kamere. Muvugana akazamura amahane, muvugana akazana umujinya, muvugana ukabona aratongana, ukabona arakunda ibintu, ukabona arashaka kwambura abantu ibi na biriya. Birakwereka ngo n'umukristo wa kamere. Muravugana ukabona arahindutse, abaye undi. Ukibaza ngo ariko se uyu ni wundi twari turi kumwe, mu kanya mwagendanaga ari muzima, mu kanya ukumva arimo arabeshya, afite ibinyoma. Hari ibintu akunda kandi binyuranye n'ijambo ry'Imana, binyuranye n'abantu bahamagawe na Yesu, ndetse bene aba bashaka n'ibyanditswe byeza ibintu byabo. Reka mfate urugero rutoya. Abantu iyo bashaka kwinywera inzoga, arakubwira ngo inzoga ngo nta kibazo ifite, ngo na Paulo ngo yayihaye ngo Timoteyo, ngo yaramwe kubera uburwayi bwe bwakunaniye ngo genda unyweho gake. Ubu bakazana bene ibyo ngibyo bishaka kugira ngo ashyigikire intege nke ze, kuko umwanzi arimo aramubeshya, nk'uko umwanzi yasuye Yesu amusanze mu masengesho mu gice cya 4 cya Luka. Aramubwira ngo urashonje kandi uri umwana w'Imana, ufite ububasha n'ubutware n'ubushobozi, ufite imbaraga. Ubwo ushonje iriwe wari bwereka byara umutsima ukarya. Uko niko Satani ahumekera abantu rero, kuko asura ibitekerezo by'umuntu. Ariko asanga Yesu ari maso. Hamwe ngo haranditswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa. Haleluya. Nawe wagombye ko ufite ibyanditswe bizatsinda Satani. Ibi byanditswe ntabwo uzabikura mu ko bakubwirije, uzabikura mu kwigishwa. Kwigishwa ni ukwicara hasi ukiga ijambo ry'Imana. Yesu asiga abigishwa be yarababwiye ngo ndagiye, ariko nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nanjye ndawahaye, mugende mu mahanga yose, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Abazemera muzababatize mu izina rya Data, ry'Umwana, ry'Umwuka Wera, hanyuma mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Aravuga ngo muzabigishe, ntababwiye ngo muzababwirize. Twere dukunda kubwirizwa kuruta gukunda kwigishwa. Kubwiriza kurakora ku marangamutima, kurazana ibyo abantu bakeneye, kurazana inyungu z'iyisi, bigatuma abantu bashyuha mu kanya gato, bakaba mu kintu cy'ikiyaga, mu kandi kanya bimwe bababwiye bakabishaka bakabibura, hanyuma akagaruka ugasanga aratuka Imana, agatuka n'abakozi bayo. Umwanya wo kwicara hasi ngo wige ijambo ry'Imana ntubufite, kandi niwo ufite umumaro. Iyo wize ijambo ry'Imana ribohora umwuka wawe, rikabohora ubugingo, rikabohora umubiri, umuntu akaba muzima muri Kristo Yesu, akaba ari mutaraga, nk'uko Abatesalonike batubwira ngo umwuka wanyu, umubiri wanyu n'ubugingo birarindwe ntibikabeho umugayo kugeza Yesu Kristo azazira. Haleluya. Umwuka urindwe, ubugingo burindwe, umubiri urindwe kugeza Yesu Kristo azazira. Rero umuhamagaro Imana iduhamagarira bisaba ko tubanza tukakira Imana muri twe, ubushitani bugasohoka, tukakira Imana mu mwuka, ubushitani bukavamo, tukakira Imana mu bugingo binyuze mu kwigishwa, tukabohoka, hanyuma ubushitani bugasohoka, tukakira Imana mu mubiri, n'imibiri yacu ikabohoka. Yamara kubohoka yakorera Imana idafite ibibazo, kuko Satani yasohotse mu mwuka agasohoka mu mubiri, yasohotse mu mwuka no mu bugingo, aravuga ngo nanjye uyu mubiri nzajya ngutera, bituma uriya muntu ibyo yarahiriye n'umwami we atabasha kubisohoza. Niko yakoze Yobu. Yobu yambara amaje kubaha Imana, aravuga ati yewe Imana yanjye nzomatana nayo, nta kizantandukanya nayo. Arahindukira amutwara ibintu, amutwara abantu, abona ntacyo bimutwaye, atera umubiri we arawuzonga kugira ngo arebe ko yamugamburuza akamukura ku Mana. Niko yakoze Paulo. Paulo amaze kwakira Imana, hanyuma Satani aramuzonga kweza umuteza igishakwe mu mubiri, atera Timoteyo. Paulo agasengera abandi bagakira, ariko Timoteyo yanga gukira. Rero abantu b'Imana iyo bamaze guhamagara bakije umuhamagaro neza, Satani yasohotse mu mwuka yinjira mu bugingo. Wamwirukana mu bugingo binyuze ku nyigisho n'ijambo ry'Imana wiga n'amasengesho usenga,
akinjira mu mubiri kugira ngo awushwanyuze, noneho bitume wiganyira ngo ahari wenda Imana ntishoboye. Ariko Imana yacu ifite imbaraga. Haleluya. Imana yacu irashoboye, yadutera atadutera tuzakorera Imana, tuzanambana nayo, tuzagarama umuhamagaro duhamagariye kuzageza tuvuye muri iyi si tujye kwimana n'umwami wacu imyaka itabarika, iteka n'iteka, kuko tuzabaho iteka ryose turi kumwe n'umwami wadupfiriye ari waduhamagaye. Haleluya. Rero turareba ngo umuhamagaro ni iki. Umuhamagaro ni imbaraga z'Imana ziba mu muntu. Izo mbaraga z'Imana ziba mu muntu nizo kugira ngo zimubashishe, zimushoboze gukora icyo yahamagariwe. Umuhamagaro ni imbaraga z'Imana ziba mu muntu kugira ngo zimubashishe, kugira ngo zimufashe, zimushoboze gukorera Imana, akora icyo yahamagariwe. Umuhamagaro umuntu arawuvukana, yagera mu isi Satani akawuyobya, arawudeviya kugira ngo awukoreshe mu mugambi we. Tubisoma mu Efeso ibice 2 umurongo w'10, aho hatubwira ngo yaturemeye imirimo myiza. Haleluya. Imana iturema yari ifite intego, ntabwo yapfuye kuturema gutyo gusa. Yaturemye ari impamvu, ntabwo yapfuye kuzana umuntu ngo imushyiraho ngaho. Yakuremye kubw'impamvu, yandemye kubw'impamvu, ngo kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo Imana ikurema, Imana indema, yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yari yaragennye, yarateguye, yarashyize ku rutonde kugira ngo tuzaze mu isi tuyisohoze. Zaburi ibice 8 umurongo wa 3 kugeza ku murongo w'10, no hatwereka uburyo Imana ihamagara umuntu ifite ibyo yari yamuhamagariye. Ntabwo yamushyize mu isi gusa, yamuzanye ari impamvu yamuzaniye. Ariko umwana w'umuntu ageze mu isi, umwanzi umuhamagaro arawuyobya, ajya kuwukoresha mu mugambi we. Hano baratubwira ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 6 ngo akanwa k'abana bato n'abonka yagahaye gukomeza imbaraga zawe. Akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gukomeza imbaraga zawe, gutsindisha abanzi bawe, kugira ngo uhoze umwanzi n'uhora inzigo. Uhoze umwanzi n'uhora inzigo. Iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye, umuntu ni iki ko umwitaho, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Wenze kumugira nk'Imana, aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoke zawe. Haleluya. Urumva Imana yahaye umuntu gutegeka. Mu ngobyi y'Edeni ihatira Adamu na Eva, yabwiye ngo ibintu byose isi n'ibirimo mubitegeke, mubitware, isi muyihingire kandi muyirinde. Ngo 7 wamweguriye ibintu byose ubishyize munsi y'ibirenge bye. Haleluya. Niba ngo umuntu yahawe ubutware bw'indengakamere. Imana imuzana mu isi, bari mu mugambi wayo. Ntabwo yapfuye kumuzana gusa, yamuzanye kugira ngo azasohoze ikimuzaniye. Ariko ahageze Satani aramuyobya, umugambi w'Imana arawutwara, yiba umuhamagaro we awukoresha mu bitari by'Imana. 8 ngo wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka byo mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'ibinyura mu nzira zose mu nyanja byose. Uwiteka Mana yacu, Mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Haleluya.
hano yatwereka rero ko umuntu ashyirwa mu isi yahawe ubutware, yahawe ubushobozi, yahawe imbaraga, haleluya, zo kuzamushoboza gukora icyo Imana imushyiriye mu isi, kuko yamuremeye imirimo myiza iyo yateguriye muri Kristo Yesu. Yaje mu isi haba hari urutonde rw'ibyo umuntu agomba gusohoza. Rero ikibazo gikomeye gihari ni uko tugera mu isi Satani akadeviya umuhamagaro, arawuyobya, akawujyana mu byo tutahamagariwe, tukazarinda dupfa tutamenye ko twasohotse mu mugambi w'Imana. Umuntu agakora ibizira, akibera mu bibi, ariko akubwira ngo nanjye ndakorera Imana, ntamenye ko shitani yamwibye ubwonko bwe akabwicaramo, akaba ari utegeka umwuka we, akaba ari utegeka amarangamutima, akaba ari utegeka ubugingo, akaba ari utegeka umubiri, akamukoresha nk'inka zihinga atagira ikiruhuko. Iki ni ikibazo gikomeye rero. Umuhamagaro urageragezwa kandi uranagerageza. Iyo umuntu yahamagawe ahura n'intambara nyinshi. Intambara ikomeye y'umuntu arwana nayo niyo arwana nawe ubwe. Kurwana nanjye ubwanjye nkitsinda, kuko hari ibyo nakundaga gusohoka nkajya mu rubyiniro kugira ngo nzabirwanye bimvemo. Umwanya w'urubyiniro njye mu rusengero, umwanya w'urubyiniro njye mu ijambo ry'Imana, umwanya wo kureba filimi njye gusoma Bibiliya no gutegura inyigisho, umwanya wo kujya muri bya bindi najyagamo, umwanya wo kuba muri babandi nabagamo, nkawugarura ku Mana. Ntabwo ari intambara yoroshye. Ibintu maze n'imyaka 40 kugira ngo nzabihindure bisaba imbaraga nyinshi, kandi bisaba ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero hari intambara zanjye ubwanjye, izo ni zimwe. Harizo tubwiye ngo intambara turwana si nk'iz'abantu. Intambara ya kabiri turwana niyo turwana na sosiyete, aho tuba hano hanze, isi tubayemo. Hari ibyo turwana byo bitagira ingano. Hari ibyapa hirya no hino byamamaza imirimo y'umwijima, hanyuma kubera ko turaba umwijima natwe tugakunda imirimo y'umwijima. Ariko siyo twahamagariwe imirimo y'umucyo. Turaba umucyo. Yesu yaduhamagaye nk'umucyo w'isi, tugomba kugenda mu mucyo we, tukajyana umucyo, ntitugende mu mwijima ngo dutware umwijima. Twahamagariwe gutwara umucyo, haleluya. Uro gutwara umucyo ntuwo gutwara umwijima. Kandi duhura n'intambara mu rushako duhura n'intambara zitoroshye. Duhura n'intambara mu mashuri twiga no mu myigire yacu. Duhura n'intambara mu kazi dukora. Abandi bazamurwa mu ntera hanyuma we batitaha. Abandi barabazamuye we baragusezereye. Abandi barabazamuye we umushahara barawugabanije, abandi babongereye imishahara. Imirimo yose ashoyemo imbaraga, uyu muntu wahamagawe, imirimo yose ashoyemo imbaraga agahomba. Iki ni ikibazo gikomeye. Abakorinto ba mbere ibice 10, 12-13, katwumva hano uko watubwira ibyo ashoyemo imbaraga agahomba. Haravuga ngo n'Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 12 n'uwa 13. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange ku muntu cyangwa ku bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Haleluya. Muri izo ntambara duhura nazo, muri ibyo bigeragezo bitagira ingano, nuvuga ngo Imana yo iraduhumuriza ikatubwira ngo nta kigeragezo kiba kitari rusange kubo yahamagaye. Kandi noneho ngo hamwe n'ibitugerageza Imana ica icyanzu
kandi ntabwo izatanga kugeragezwa kurenze kwizera kwacu, kurenza ibyo twakwihanganira. ngo hamwe n'ibitugerageza rero igishyiramo icyanzu kugira ngo idutabare tutagwa mu nzira. haleluya. rero nubona uri mu ntambara ntugacike intege ngo usubire inyuma, ahubwo jya umenya ngo imbere hariyo gutabarwa. kandi intambara urwana uburemere bwazo n'igihe zimara bikwereka ko imbere hari umurimo munini uhamagarirwa gukora. kandi uko utinda kwinjira mu bisubizo, uko utinda mu ntambara, ni nako uzatinda mu gukorera Imana. umuhamagaro utuma umuntu ahabwa akato akaba wenyine, kuko ababona kandi yumva ibinyuranye n'iby'abandi bumva cyangwa babona. bimuhesha rero guhora mu ntambara n'abantu, akaba mu kato. ariko ntabwo aba ari wenyine, aba ari kumwe n'umwami we ari we Yesu Kristo. haleluya. nubwo uhabwa akato, nubwo ucibwa, nubwo ushyirwa wenyine, ariko ntabwo uri wenyine. haleluya. Yesu aba ari kumwe nawe, mwuka wera baguhumuriza. tuba turi kumwe n'Imana, ijuru riba ryatugendereye. rero tugiye kureba ibihome 7, nicyo cya kabiri, ibihome 7 bizitira umuhamagaro w'umuntu. twabisomye hano mu Bakorinto, aho Pawulo yabandikiraga ababwira ngo ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kandi intwaro z'intambara yacu zifite imbaraga. ibi bihome 7 yababwiraga ni ibihe? ibi ni ibintu umugese ufata mu bwonko ugatuma umuntu adakorera Imana, kandi ariko Imana yamushyiriye mu isi, ariko Imana yamuhamagariye. iraguhamagaye, ikuvanye mu ikorosi winjiyemo, muri wa muhamagaro utari uwayo wagiyemo, iraguhamagaye igukuyeyo. yamaze kuguhamagara kugukurayo, isanze Satani hari umugese yashyize ku bwonko bwawe kugira ngo utazakorera Imana. ninaguhamagara uzayitira ubusa, ariko ntabwo tuzapfa ubusa mu izina rya Yesu, kuko dufite Imana y'imbaraga. tugomba kwicara hasi tukiga, twamara kwiga uyu mugese ukavaho. nuvuga ngo ahari bya bindi bikurwaho n'ijambo ry'Imana. aho ijambo ry'Imana ryageze rirabihanagura rikabisiba, hanyuma rigashyiramo ibishya, rishyiramo ibyaryo. igihome cya mbere duhura nacyo ni igihome cyitwa umuco. umuco ni igihome gikomeye kigoye umuntu. imico ducamo idutera ibibazo. duca mu mico itandukanye, ariko nubwo duca muri iyo mico itandukanye, hari ibyo tugomba kwitondera, hari ibyo tugomba kumenya, tukagenzura, tukareba. ntibavuge ngo izi ntambara zibera mu bwonko. uyu muco uraza ugafata ku bwonko ukazanaho umugese. uyu mugese rero utera umuntu kwibeshya. izi ntambara zo mu mitekerereze ziragoye kugira ngo nazazirwanya zisohore, ariko birashoboka mu izina rya Yesu. umuntu ntarwana n'ibimuriho, ahubwo uyu muntu arwana n'ibimurimo. ibiri muri jye nibyo ndwana nabyo, sindwana n'ibiri inyuma bigaragara, ndwana n'ibiri imbere bitagaragara. umuco uzana ibintu akenshi bitagaragara bigafata mu bwonko, kandi umuntu ntasa n'ibimuriho, ahubwo umuntu asa n'ibimurimo. unyumve neza, umuntu arwana n'ibimuriho, ntarwana n'ibimuriho. umuntu arwana n'ibimurimo. intambara turwana si iz'ibituriho, ahubwo ni iz'ibiturimo. kandi umuntu ntasa n'ibimuriho, ahubwo umuntu asa n'ibimurimo. uko umuntu asa imbere ni nako agaragaza inyuma. abantu ntabwo badukundira imiterere, abantu badukundira imitekerereze. imiterere yanjye mu kanya gato yahinduka, ariko imitekerereze y'umuntu iyo niyo ituma abantu bamukunda. aha rero iki ni igihome gikomeye gifata ubwonko bw'umuntu kikabwica, cyitwa umuco. iyi mico myinshi yabaye gikwira mu isi,
abantu barimo bagenda bakira bamiragura bunguri batabanje gushishoza no gushungura, ikomoka ku munara w'i Babeli, ku mugabo witwa Nimurodi mwene Kushi wa Hamu wa Nowa, nyuma y'umwuzure wari ufite umugore witwa Semiramisi, bakagira umwana witwa Tamuzi. Abo nibo batangije ubwami bwa mbere bwayoboye isi. Aha ni imico yose turimo tubona y'abagikwira ikomoka. Muri iyi mico harimo iyo kuramya ibigirwamana. Iki nicyo Nimurodi yatozaga abantu. Yabatoje kuramya ibigirwamana. Abatoza kuramya izuba nkawe, abatoza kuramya ukwezi nk'umugore we, abatoza kuramya inyenyeri nk'umwana we. Ngo Tamuzi ari we mwana wabo, agereranywa n'inyenyeri, ni imana nyenyeri, aribyo bita ingabo zo mu ijuru Bibiliya. Cyangwa umugore we Semiramisi akaba ukwezi, iyo ni imana kwezi. Noneho Nimurodi akaba imana zuba. Ezekiyeli ibice 8 aya magambo turayahasanga. Imana nidufashe uko ibihe bijya imbere tuzagenda tubiganira. Kuramya ibigirwamana aha niho byatangire ku munara w'i Babeli, hanyuma Egiputa irabyakira, aho ubwami bwategetse isi ku mugaragaro bwatangiriye. Abashuru barabifata, Babuloni irabyakira irabikwirakwiza, biza kugira Muhamedi n'Abaperesi. Hanyuma haza ubwami bwa gatanu bw'Abagiriki. Abagiriki babishyiramo noneho n'umuco urusirimu, barabisirimura babikwirakwiza mu mpande enye z'isi. Abaroma baza gusimbura Abagiriki, hanyuma barabifata babyinjiza mu iyobokamana, bakajya gukoroniza ahantu, kuko ni leta yategetse isi imyaka myinshi. Aho bagiye gukoroniza bakitwaza ibigirwamana, bababwira ngo babazaniye Imana. Aha rero harasaba ubwenge n'ubumenyi n'ubuhanga bukomeye. Isi yoboka ibigirwamana irabiramya. Abantu benshi baramya ibigirwamana bazi ngo bararamya Imana. Bivuye ku munara w'i Babeli. Uyu ni umuco watuzaniye kuramya ibigirwamana wo kwa Nimurodi. Umuco utuzanira ikintu cya kabiri cyitwa tatuwaje. Izi tatuwaje zaciye ibintu mu biyita abasitari, zavuye ku munara w'i Babeli, byazanywe n'umuco wa Nimurodi. Izi politike zishingiye kuri demokarasi, kuko yaravuze ngo twamaze kuba benshi rero tugomba kwiyubakira ubwami tukabona izina, ntidutatanire hirya no hino. Iyo niyo ari intego ye. Imana we ngo mubyare mugwire mwororoke mwuzure isi. Waravuga ngo twebwe ntabwo tugenda ngo dukore ibyo Imana yavuze. Intego ya Nimurodi yari yo kugomesha abantu, akabangisha Imana, akabatoza kuramya ibigirwamana. We yari we kugamburuza umugambi w'Imana. Nicyo cyamuzanye mu isi. Uyu ni shitani waje nyirizina abikaza mu ishusho ya Nimurodi. Umwuzure urangiye, Imana itsemije ibyari bizitiye abantu bituma batayiyoboka ngo bayubahe. Ibitsembesha umwuzure. Imaze kubitsembesha umwuzure, Satani ashaka izindi nzira zacamo. Hanyuma yinjira kwa Hamu wa Nowa. Amaze kumwinjiraho, bituma ajya kubyara Kushi abyaye, abyara Satani nyirizina kubw'umuvumo waturutse kuri Nowa avumye umuhungu we, kuko yamurebye ubwambure. Umwanzi yinjira aho ngaho. Kushi agiye kubyara abyara shitani yujuje ibyangombwa. Aha rero ni ikibazo gikomeye. Umuco wa mbere watangiye kuyobora isi, umuco watangiye nyuma y'umwuzure, ariwo tugenderaho n'amagingo aya, wafashe impande enye z'isi, ni uyu nguyu wo ku munara w'i Babeli. Niyo mpamvu imico yose tugomba kuyigenzuza ibyanditswe, hanyuma tugasenga, tukagisha Uwiteka inama, tukamenya icyo dukwiriye gukora. Kuko umuco wacu, twebwe nk'abantu bizera Imana bahamagawe, umuco wacu uva mu ijuru. Tuyoborwa n'Umwuka Wera, tukagendera ku byanditswe byera. Ugasenga Imana, ukayoboza Imana, ikakugira inama, ntibakwereka icyo ukwiye gukora n'uko ukwiye kwitwara, nawe ukwiye kuba, nawe ukwiye kubana nabo.
rero izi tatuwaje zabaye igikwira mu bantu bita abasitari naho zakomotse. izi politiki naho zavuye. hava ikintu cyitwa astrology, siyanse na za horoscope. iyi ni imico yavuye aho ngaho. ayo ni amashuri yari ahari, yari yarubatswe ibaberi ku munara. hari ishuri ry'ubucurabwenge n'ubutambyi bw'ibigirwamana. iyi mico yavuye aho niyo ubu ngubu iyoboye isi. abantu b'Imana kugira ngo ubu tuzabamenye, tumenye ngo bana abantu b'Imana koko biragoye, keretse ari Imana igukoze ku maso, kuko abantu bacengeye muri muco wa Nimurodi wamaze kubahuma urabatwara. abantu barakorera Satani, tuzi ngo barakorera Imana. biragutangaza kubona umuntu w'Imana nawe afite tatuwaje ku mubiri we, kabwira ngo arasenga, ngo numuvuga butumwa, ngo ni pastori na tatuwaje. igice cya 19 cy'Itangiriro umurongo wa 28, reka twumve uko havuga ibigendanye na tatuwaje. Itangiriro 19:28. Itangiriro 19:28 haravuga hatya hati: murambabarira ni Abalewi 19:28. haravuga hatya hati: ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, kandi ntimukicishe imanzi z'ibishushanyo, ndi Uwiteka. haleluya. aya ni amagambo Imana yatumye Mose ngo abwire Abisirayeli. arabwira ngo genda ubwire abatambyi, babwire rubanda, nibaramuka bicishije imanzi z'ubwiza ku mibiri yabo bakoresheje ibishushanyo, ibi ndabyanga, ni ikizira. ugenda ubwira abantu mu kwirabura kwabo, nubwo bazagira agahinda gateye gate, ntibazashyire ibishushanyo ku mibiri yabo, byaba iby'abantu babo bakundaga bapfuye, byaba iby'ibintu byabo batakaje, ibyo ndabyanga, ni ibizira. kuki Imana yabuzaga Abisirayeli gukora ibi bintu? impamvu yabibabuzaga, iyi jambo tatu riva ku nyunge y'amagambo abiri, ta na atu. ta igishushanyo, atu roho cyangwa se ikigirwamana. bivuga ngo iki gishushanyo gisobanura umwuka w'ikigirwamana. ntabwo umuntu yishushanyijeho ikigirwamana runaka afite uwo mwuka. umwuka w'ikigirwamana wamufashe, umaze kumufata ntunakishushanyaho, agiye kuramya ibigirwamana, noneho agendana nabyo. abafite rero izi tatuwaje, abangaba tubita abasitari, nabo ubwabo niko biyita. aba ni abana ba Nimurodi baje kurangiza ibyo Nimurodi yasize atarangije. umugambi yasize atarangije ni uwuhe? ni uwo kugomera Imana no kwangisha abantu ubwami bwayo, no gutoza abantu kuramya ibigirwamana, akabakura ku Mana yabaremye, ikabashyira mu isi, ikabatuma, hanyuma akabaha Satani, akaba ari ubakoresha. kuko yaje ari intumwa ya Shitani, iza gukorera mu isi yambaye umubiri w'abantu. niyo mpamvu yaje avuga ngo twebwe ntabwo tuzemera gutatanira hirya no hino nk'uko Imana ibivuga. tugiye kwibakira umudugudu munini hano, twibakire umunara muremure, cyambere twishakire izina, tumenyekane hirya no hino. bazubaka umudugudu munini, hanyuma bibakire ubwami, maze bazamura umudugudu, bazamura umunara,
bazamuke bamenyekane, bashaka kuzamuka bagasumba Imana kandi bagashyiraho ubwami bwabo. Niyo mpamvu yatangije ubwami, ari we wazanye ubwami mu isi. Ntabwo umugambi w'Imana harimo ubwami, harimo abacamanza ikaba umwami. Rero impamvu Imana ibitubuza nuvuga ngo uyu ni umwuka w'ibigirwamana ufata abantu bamara kubafata hanyuma ugashaka kubashyira ku gasozi ngo bagaragare, bo bakita ko ari abantu bakomeye, ariko aba ni abasitari. Inyenyeri ni abana ba Nimurodi, ni Tamuzi. Nk'uko ukwezi ari Semiramisu umugore we nawe akaba izuba, umwuka we wagiye mu zuba, uw'umugore wapfuye ujya mu kwezi, uw'umwana we wapfuye ujya mu nyenyeri. N'iyi myuka ifata abantu rero igatera abantu kuba abasitari. Iyo yabaye umusitari aba agiye kuyobya imbaga itagira ingano ituye isi Imana yahamagariye gusohoza imirimo myiza yiteguriye kera muri Kristo Yesu. Umugambi w'Imana yari yarawushyiriyeho mu isi kugira ngo uwo kurwanya Satani ubwami bwe wubake ubwami bwayo. Satani yarazaga akitambika hanyuma akabayobya, akabatwara mu mugambi we kugira ngo bagandire Imana, bamugandukire, babashe kumukururiraho abantu batagira ingano azarimbukane nabo. Icya kabiri tubona iki cy'inzitizi dusanga muri biriya bihome 7, igihome cya kabiri cyitwa politike cyangwa se ubutegetsi. Ntabwo turabona igihugu gishyiraho gitegeka abantu ngo basenge, ntabwo turakibona. Gusenga no gushaka mu maso y'Imana ni amahitamo y'umuntu ku giti cye. Ntabwo turabona igihugu cyashyizeho amategeko n'amabwiriza ategeka abantu gusenga. Ntabwo turabona igihugu cyashyizeho amategeko ahana abantu badasenga, cyangwa se ntiturabona amategeko igihugu cyashyizeho akangurira abantu gusenga. Gusenga ni amahitamo y'umuntu. Kuki izi politike zo gusenga zidashyirwaho ngo zikangura abantu basenga Imana bareke kujya mu bindi bintu? Ariko bagendera kuri ya politike yo kwa Nimurodi ivuga ngo abantu bafite uburenganzira bwabo, bagomba guhitamo ibyo bashaka. Amategeko ashyirwaho hirya no hino mu isi usanga yerekana uko abantu bakwiriye gushyira imbaraga zabo n'ubwenge n'umwanya mu kubaka isi, ariko bakibagirwa ko iyi si tuzayibamo igihe gito ikarangira. Ahubwo bagombye gukangurira abantu gushaka no gukora ibyo aho bazajya hategeka, kuko tuzajya tuzahamara imyaka itabarika, tuzahaba iteka n'iteka kuruta kuvunikira hano ho tumara igihe gito. Nta mategeko rero abaho ashishikariza abantu cyangwa se abakangurira kumenya icyo bashyiriwe mu isi n'uwabahamagaye ngo bategure aho bazaba ubuzira herezo. Ubutegetsi ni igihome gikomeye kizitira abantu basenga. Igihome cya gatatu nibyo twigira ku babyeyi cyangwa abaturera. Ibyo abantu bigira ku babyeyi cyangwa ibyo abantu bigira ku babarera. Imyitwarire y'abatubyaye cyangwa abaturera agira uruhare rukomeye mu kugena uko tuzabaho mu gihe kiri imbere. Iyo ufite so cyangwa se umubyeyi wawe cyangwa ukurera utaha, abantu bakiruka bagahunga, uri umuhungu, ejo nawe niba ubaka urugo uzajya utaha abantu bakumve biruke. Ntabwo ntazakwicaza hasi ngo akubwire ngo duresha muhungu wanjye kugira ngo uzabe umugabo, nuko uzajya utaha urwana utongana ufite umunabi. Ahubwo ureba ibyo akora ukabimwigiraho, ejo nawe urugo rwawe rukazamera nk'urwe. Umukobwa iyo akuriye ku mubyeyi usuzugura se,
utubaha umugabo we, akenshi usanga nawe ari rwo rugo yubatse. Ibyo tubigiraho, tujye tugenzura rero ibyo twigisha abana bacu. Ese abana bacu batubona bate? Batwigiraho ibiki? Ko turi abakozi b'Imana mu ngo zacu, abana bacu tubigisha iki? Ni ibiki batwigiraho? Ni ibiki tubatoza? Inyigisho nyinshi bafata ni za zindi barebesha amaso, bumvisha amatwi, twe tutagize uruhare mu kubigisha. Ntumwicaza hasi ngo umubwire ngo dore bigenda bitya, ahubwo ibyo ukora n'ibyo uvuga n'imyitwarire yawe arayireba. Uko akubona rero ejo niko nawe uzamusanga. Niba kubona wasinze, niba kubona urwana, niba kubona wiyandarika, niba kubona utiha agaciro, utiyubaha, nawe azakura atyo. Mugenzura ababyeyi b'abadamu b'abagore basa n'abataye umuco, n'abakobwa babusanga baratekereye mu cyabo. Igihome cya kane turwana nacyo kizitira umuhamagaro ni igihome cyitwa ibikomere by'amateka twaciyemo. Amateka ducamo aturema bushya, aduhindura abandi bantu batari bo mbere. Hari ubuzima bw'ubuhunzi abantu bacamo bukaguhindura umurakare. Hari ubuzima bwo gusuzugurwa, kudakundwa, kutubahwa, kutumvuga, kudategwa amatwi. Abantu bakagusuzugura ugahora munsi, abantu barakugize igicibwa. Iyo rero umaze kugira nawe ijambo, iyo ugize aho ugera, usanga nawe ushaka kwihorera. Uzashaka kugira ijambo ku bantu, ushake kubashyira munsi y'ibirenge, ushake kubicarira munsi y'intebe, ushake kubakandamiza. Igihome cy'amateka duciyemo. Igihome cya gatanu ni icy'amadini twabayemo. Iki cyo kiragatsindwa n'Imana, kuko iki kirakomeye, no kukirandura mu muntu ntabwo byoroshye. Kuko umuntu muravugana ati wacu si ukubikorwa, umuntu mwaganira ati wacu si ukubatwigishije, umuntu wamwegera ati wacu si ukubitwara, agashaka kukwereka iby'iwabo. Niyaje mu rugo rwawe ashaka kukwigisha ibyo mu nsengero zabo. Iyo muhamagaye ngo umusengere, ashaka kuvuga ngo nsengera gutya, ngo niko iwacu basenga. Urumva iyo udasenga nkawe, akubona nk'umunyamahanga, akubona nk'umwanzi we. Hari igihome gikomeye kizitiye abantu b'Imana cyitwa amadini. Hari amadini yatsikamiye abantu, imitekerereze yabo irapfa, imitekerereze y'abantu iragwingira. Akumva ko hari abandi bamutekerereza, akumva ko hari abandi bamuvugira bamusengera, akumva ko hari abandi bamuvuganira, bakumva ko hari abandi bamuhurira n'Imana atahura nayo, atavugana nayo, itamwumva, itamubona. Agahora ategereje abandi ko bamubwira ibyo Imana yavuze. Ugasanga imitekerereze iri hasi, kandi akubwira ko ari umukozi w'Imana. Niba Yesu ari bwenge, twagombye kumukuraho ubwenge kugira ngo tumukorere. Ntabwo Imana ikoresha abaswa, Imana ihamagara abaswa, ariko ikoresha abanyabwenge. Ntabwo Imana izagukoresha uri umuswa, izagukoresha uri umunyabwenge, kuko ni bwenge. Arashaka ko abantu be bagira ubwenge. Niba rero utegereye bwenge ngo aguhe ku bwenge, ujye gufasha abantu be bagira ubwenge b'abanyabwenge, ntabwo uzakorera Imana. Uyu muntu usanga afite imitekerereze yo hasi, cyangwa afite imitekerereze yapfuye, yagwingiye, ni igikuri mu mwuka, ariko arabwira ko akorera Imana, arakubwira ko nawe ari umukozi w'Imana kandi uzaragwa ubugingo. Uyu rero usanga aramya abapastori, arabita abadadi, ba nyina ni ba mami, kandi biravuga ngo ntazagira umuntu umwita data, kuko data n'umwe, ni data twese uri mu ijuru. Ayo ni amagambo ya Yesu. Ntimuzagire umwita mukuru, kuko umukuru n'umwe, ni nyiri ibihe byose. Haleluya. None abantu babaye ba dadi, ni ba data, abandi babaye ba mami. Iri ni ishyano ryaguye. Iki ni igihome gikomeye kiva mu idini, gituma abantu baramya abantu kuruta kuramya Imana.
bararamya abahanuzi, bararamya abapadiri, bararamya bita abakozi b'Imana b'ingeri zitari zimwe, aramubona agahinda umushyitsi. Iki ni ikibazo gikomeye. Igihome cya gatandatu ni imirimo twakoze cyangwa dukora. Imirimo dukora cyangwa imirimo twakoze igena uko twitwara n'uburyo tubaho. Icyubahiro duheshwa nayo cyangwa twaheshejwe nayo bikatwumvisha ko hari abo tutabana, abo tutagendana, abo tutasurana, abo tutaba hamwe, abo tutaganira, abo tutasangira. Icyo ni igihome gikomeye cy'imirimo twakoze cyangwa imirimo dukora, igenda ikaturema, ikaduhindura abandi bantu, tukumva ko twe turi hejuru ya bose, tubasumba. Aho twagakuye umugisha, aho twakaboneye Imana, twagahuriye nayo, aho twakinjiriye mu muhamagaro, aho tukahanga, tukahatinya, tukahahunga, kubera ko hatari mu rwego rwacu. Hari kategori umuntu yishyiriyeho. Hari amabwiriza n'amahame n'amategeko bigenga bene aba bantu, hari uko byabubatse bituma umuhamagaro yabo yipfa. Igihome cya karindwi aricyo cya nyuma ni ubumenyi twize mu mashuri cyangwa dukura hirya no hino. Uzasanga siyanse ihakana Imana n'imirimo yayo. Urwo ni urugero rumwe ntanze. Bakubwira ngo isi ntiyaremwe habaye iturika rihambaye. Bakubwira ngo umuntu ntabwo yaremwe, ngo habaye evolution. Ubwo ni ubumenyi umwe namwe dukura mu mashuri cyangwa tuvana hirya no hino. Hari ubumenyi dukura mu mashuri nubwo tuvana hirya no hino. Ubwo usanga buba igihome gikomeye kigenda kikazitira umuntu mu muhamagaro we, hanyuma iby'Imana yamuhamagariye bigapfa. Ibi ni umugese ufata ku bwonko bw'umuntu. Mvuze ibintu birindwi byitwa ibihome Pawulo yandikiye Abakorinto, arababwira ngo dore intambara turwana si nk'iz'abantu, kandi ntabwo ziri mu buryo bw'abantu bareba, ahubwo ni intambara zo mu mitekerereze zigenda zigafata ubwonko zikabuhuma. Uyu ni umugese ufata ubwonko ukabuhambira, hanyuma kugira ngo uyu muntu azatekereze neza akanguke, birasaba gufata ijambo ry'Imana tugakuba bya bihome. Tugafata itangiro tugakuba igihome cy'umuco kikavamo, tugafata kuva tugakuba igihome cy'ibyo twigiye ku babyeyi kikavamo, tugafata Ezekiyeli tugakuba igihome cy'imirimo twakoze kikavamo, tugafata Yeremiya tugakuba igihome cy'ubumenyi twize mu mashuri kikavamo, tugafata Matayo, tugafata Yohana, tugafata Luka, tugafata Mariko, tugakuba igihome cy'idini kigasohokamo, hakinjira Kristo Yesu, umuntu akakira ubumana muri we, itorero rikaba ryo rikorera mu buzima bwe. Haleluya! Akakira imbaraga z'umwuka wera. Tugafata ijambo ry'Imana tugakuba bene ibi bihome byinjiye mu bwonko bw'umuntu, uyu mugese w'ibi bihome ukavaho, umuntu akakira ubumana muri we. Ubushitani bugasohoka ku bwonko, bukava mu mwuka we. Ubushitani bugasohoka bukava mu bugingo bwe. Ubushitani bugasohoka bukarekura umubiri we, uyu muntu akaba muzima, akaba mutaraga, mu mwuka akaba muzima, mu bugingo akaba muzima, mu mubiri akaba muzima. Haleluya! Agakorera Imana mu kuri no mu mwuka, atakiri uwa kamere, atakiyoborwa n'isi, atakiyoborwa n'amarangamutima, atakiyoborwa n'ibyo abona n'ibyo yumva, atagitinya intambara za hato na hato, kuko uyu nguyu ni umurwanyi wo ku rwego rwo hejuru. Yamaze gusingira imbaraga zimushoboza kuba hejuru ya byose. Ari muri Yeremiya igice cya mbere umurongo w'9 n'uw'10. Yamaze kwakira ijambo ry'Imana muri we, amaze kuryakira ririye riramuhindura. Rimaze kumuhindura, yicara hejuru y'abami, yicara hejuru y'abatware, yicara hejuru y'ibihugu, yicara hejuru y'amahanga. Haleluya! Uwo ni wo kujya gusenya ibihome, uwo ni wo kujya kurimbura imitekerereze, uwo ni wo kujya kubika ibyo umwanzi yubatse, uwo ni wo gukura mu nzira ikintu cyose kizitiye umuhamagaro w'abantu b'Imana, kugira ngo bagaruke muri wa murongo Imana yabashyiriyeho. Avuga ngo nabaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo niteguriye kera isi itari yabaho. Haleluya! Rero ibi bihome birindwi birakwiye ngo tubisobanukirwe, hanyuma dutandukane nabyo, tubashe gukorera Imana tudategwa. Nsoza ndagira ngo twakirize abantu bazumva ubutumwa agakiza, kugira ngo basubire mu mugambi w'Imana. Ariko ibihome
birindwi bifata ubwonko bw'umuntu, ndagira ngo mbigusubirire mu byumve. Nawe ubwawe wisuzume, urebe ibihome byakuziritse, urebe igihome ugendana nacyo, hanyuma usabe Imana kugira ngo ikubashishe kwiga ijambo ry'Imana no kurihagararamo, hanyuma utandukane nabyo. Igihome cya mbere cyitwa umuco. Igihome cya kabiri twabonye ni politiki cyangwa ubutegetsi. Iyo uje muri politiki ziri hanze aha ngaha, zirakuyobya, zikakwereka uwo uri we kandi atari uri we, zikakwereka uko ugomba kwitwara, zikakubuza uko Imana ishaka ko witwara. Igihome cya gatatu nibyo twigira ku babyeyi cyangwa abaturera, abatureze. Igihome cya kane ni igihome cy'amateka twaciyemo. Igihome cya gatanu ni igihome cy'amadini twabayemo. Igihome cya gatandatu ni igihome cy'imirimo twakoze cyangwa dukora. Igihome cya karindwi ni igihome cy'ubumenyi twize mu mashuri cyangwa dukura hirya no hino. Wisuzume, wisubiremo, wirebe nawe, urebe aho uhagaze, urebe ibihome nawe ukirwana nabyo, hanyuma usenge Imana kugira ngo igushoboze kubisohokamo, ubineshe, bisohoke muri wowe, wakire ubumana, urekure ubushitani. Yewe utarakira agakiza, uzumva ubutumwa, nagira ngo musubirishemo aya magambo: watura umwami Yesu, umwakire akubereye umwami n'umukiza. Subiramo uti: mwami Yesu, numvise amagambo yawe, atsinze umutima wanjye, numvise ko icyo wampamagariye atari cyo nkora, ahubwo umwanzi yaranyobeje. Nshiye bugufi ngusabye imbabazi, uhere none ngwaye intebe y'umutima wanjye. Yesu, umbere umwami, umbere umukiza, uze wicare muri jye. Uhereye uyu munsi umbabarire ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye byose. Amaraso yawe nanyuhagire, unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Umfate ukuboko uhereye none mwami Yesu, dutangire kugendana kuzageza ku mperuka y'ibihe. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo uze umbere umwarimu, umbere umuyobozi, umbere umwigisha, utangire kugendana nanjye no kunyobora, kandi ushoboze kubahisha Yesu muri uru rugendo ampamagariye. Urakoze mwami Yesu, ndagushimiye kubyo unkoreye nk'umubyeyi. Amina.